Ni Safaji nk'ibisanzwe, you are welcome. Ni mu gitondo cya kare, hari mesaje nakiriye kuri telefoni, mama ambwira ati mukundwa garuka mu rugo, ndimo gutinya ikibi. Ariko se bishoboka bite ko ushobora kudusiga? Hari byinshi byo kuvuga, gusa igihe cyo ni gitoya. Ariko se ni gute nshobora gusezera umuntu wabanye nanjye mu buzima bwanjye bwose? Yampaye izina ryanjye ndetse ampa n'ibara ry'amaso yanjye. Njya nitegereza mu maso hawe iyo uri kundeba, nkibaza uburyo ki nshobora kugusezera. Iyo nta kintu nshoboye, iteka ryose umbonamo ibyiza, niyo haba ari mu byiza cyangwa mu bibi. Igihe cyose uba uri ku ruhande rwanjye, gusa njya ngira ubwoba uburyo ubuzima buzaba bumeze nuramuka udahari. Njya nitegereza uburyo undeba mu maso, bityo bigatuma ngusezeranya yuko nugenda iteka ryose nzahora nizeye yuko umeze neza. Ese ni gute nshobora gusezera umuntu wabanye nanjye mu buzima bwanjye bwose nabayeho? Wampaye izina ryanjye ndetse umpa n'ibara ry'amaso. Njya nitegereza mu maso hawe maze nkibaza ukuntu nshobora kugusezera. Hari uburyo ki bishobora kugenda, gusa niyo najya hasi n'ibihe bikongera bigatangira, uzakomeza ube inshuti yanjye magara. Gusa muri iyi minsi tugiye kubikora wowe gumya umfatire urumuri, wowe komeza umfatire urumuri. Ese ni gute nshobora gusezera nkasezera umuntu wabanye nanjye mu buzima bwanjye bwose? Wampaye izina ryanjye ndetse umpa n'ibara ry'amaso yawe. Ni gute nshobora kugusezera? Ni gute nshobora gusezera umuntu wabanye nanjye? Indirimbo nziza cyane nyitura abantu bakunda ababyeyi babo b'abamama. Enjoy this song.